Genda shaka rwose kugura inzungu by'ukuri tubonye urukwavu rubyara inka. Ibihe byarahindutse ntabwo ari nka cyagiye. Ikintu nabwira abatekinisiye bajya badukorera inyigo gihingwa gikwira. Mu rwego rw'ubushakashatsi ho birumvikana tugendera ku bipimo byafashwe. Ahantu hakongerwa imbaraga ni ukubwira ko umuturage wari wese agomba kumenya amakuru, akamenya uko ikirere cye gihagaze kugira ngo abashe gutoranya imbuto noneho ashingiye uko igihembwe kimwereka niba imvura arimo cyangwa se niba ari nyinshi. Kandi kazo nari mfite nta miti kuboneka yo gutera mu mizinga. Icyo nakwirata iyo mubwira ngo insina hano yarahirimaga kubera ari rwona nta fumbire. Urashaka kuba umuhinzi mworozi w'umwuga? Urashaka kuganira n'impuguke muri uwo mwuga? Urashaka kumenya ibiri kuvugwa n'udushya mu buhinzi n'ubworozi? Kurikira ikiganiro Huguka. Ikiganiro Huguka mugikurikira buri wa mbere na buri wa gatatu guhera saa 3 kugeza saa 4 za mu gitondo, kigasubiramo buri wa gatandatu guhera saa 2 za mu gitondo. Nimucikwe. Tubifurije ibihe byiza mwebwe muduteze amatwi ku 105.9 FM. Tukaba tugeze mu mwanya w'ikiganiro Huguka cy'uyu munsi, akaba ari ikiganiro mwateguriye kandi mujye kugezwaho nanjye Florentine Mukarubayiza. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bigendanye no guhangana n'ibyonnyi n'indwara, cyane cyane mu buryo bwo gukumira, dore ko burya ngo gukora ni kare. Turaza rero kuganira kuri ubwo buryo bushoboka mu gukumira indwara n'ibyonnyi, dore ko mu minsi yatambutse byagiye bizahaza bimwe mu bihingwa, ugasanga bamwe mu bahinzi batashye amaramasa. Ariko uyu munsi turaza kurebera hamwe ese kugira ngo ubashe gukira indwara nuko uyimenya, kandi kugira ngo uyimenye nuko wisuzumisha, hanyuma ababishinzwe bakavuga bati uyu muntu arwaye indwara twayivura dutya. No mu bihingwa rero hari uburyo abahinzi borozi bashobora kugira icyo bakora mu bigendanye no gukumira izo ndwara, nubwo hari zishobora gutungurana, ugasanga rwose bamwe mu bahinzi baratunguwe kubera indwara runaka bitewe n'impamvu runaka. Tuza kureba muri iki kiganiro. Tukaba rero twaraganiriye na bamwe mu mpuguke, tuganira na bamwe mu bahinzi. Muri izo mpuguke harimo Bwana Kalisa Jean Pierre, akaba harimo n'abandi bahinzi muza kumva muri iki kiganiro, cyane cyane ku bigendanye n'ubwo buryo bwo kumenya igitera indwara kugira ngo abantu bagikumire. Ni indwara zo mu bihingwa tuza kwibandaho uyu munsi, ariko nawe ufite igitekerezo ushobora kuza kuduha ibitekerezo mu buryo bukurikira. Ushobora kutwohereza ubutumwa bugufi kuri 0788 66 ushobora no kuduhamagara kuri 0784125469 cyangwa 0725360956 tugasangira ijambo. Ni ikiganiro Huguka cy'uyu munsi, tuza gusesengura hamwe bimwe mu bitera indwara ndetse tuvuga n'uburyo bwo kubikumira. Tukaba twaraganiye n'impuguke, ariko namwe muraduha ibitekerezo byanyu muri ubwo buryo nari maze kubabwira.
ni radiyo guka muri kumwe ku 105.9 FM uko nari maze kubabwira tugiye kuganira kuri bimwe mu bitera indwara cyane cyane twibanda kuri bya bindi umuhinzi ashobora guhangana nabyo. Iryo sesengura rero turarikorerwa n'impuguke twaraganiriye na Bwana Kalisa Clement, tunaganira ndetse na Hamshuti Jean Paul nawe atubwira, hanyuma tunaganira n'umwe mu bahinzi hari witwa Iradukunda Jean Pierre wo mu Ruhango, nawe twaraganiriye ndetse tunaganira na Mukashema Pauline akaba ari wo muri Kominya, nabo baragenda badusangiza ku bigendanye n'ibyo bitera izo ndwara, ariko nawe n'uburyo bwo kuzikumira birumvikana ko tuzavugeraho. Hari uburyo bushya. Mbere yuko dukomeza n'ikiganiro cyacu katubanze duhe ubutumwa abahinzi bavoka n'imyembe, ni ubutumwa bwanaye abahinzi bavoka n'imyembe muherutse gutera ingemwe by'umwihariko aho mu turere twa Bugesera, Rwamagana, Nyanza, Huye na Rusizi, murasabwa kubungabunga ingemwe mwateye mwita kuri ibi bikurikira. Hari kwihutira gukuraho agasashe kakoreshejwe mu gihe cyo kuzibangurira niba mutarabikora, kuzitira kugira ngo zitaribwa n'ibisimba cyangwa zikurwa n'amatungo, kubagarira neza ibiti byatewe, kubisasira no kubivomerera mu gihe cy'izuba ryinshi. Ingemwe zimaze umwaka zitewe ni ngombwa ko muzikata umutwe ndetse n'udutwe tw'amashami kugira ngo zishibuke amashami menshi ari azatangura urutanga umusaruro. Hari gufumbira ku giti kugira ngo kitabura intungagihingwa bityo kigakura neza, kuzisura kenshi kugira ngo mumenye ubuzima bwazo, kurwanya udusimba twa perisimiti twaduse muri iyi minsi tunyunyuza amababi y'avoka agahinduka umuhondo cyangwa kuma, gukoresha ibikoresho bisukuye mu kwirinda gukwirakwiza iyi ndwara, kuvanaho amababi yamaze kurwara no kwegera ba agronome babegereye bakabibafasha. Ubutumwa bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere iyoherezwa mu mahanga ry'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi NAEB binyuze mu mushinga PSAC. Reka rero dukomeje n'ikiganiro cyacu mu kanya turumva izi mpuguke twaganiriye nazo, hanyuma namwe muraza kuduha ibitekerezo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ariko twohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 07 88 61 76 hakaba na 07 22 6 7 turasesengura uburyo cyangwa se ibitera indwara z'ibihingwa, hanyuma tuze gukomoza no ku miti yazo. Turaza cyane cyane kwibanda kuri ubwo buryo bwo gusesengura igitera izo ndwara, ubwo murahita mwumviraho n'uburyo bwo kwirinda. Ubwo buryo bundi navuzeho bwa push pull turaza kubuvugaho gato, ariko tuzavuga ko mu buryo burambuye uko bukora nuko wabukoresha ku bihingwa bimwe na bimwe ugahangana n'ibyonnyi cyane cyane cyo mu bigori byo mu binyampeke. Ni radiyo huguka ukomeje gutega amatwi, ngende Florentine Mukarubayiza. Mu kanya turumva abo twaganiriye, ariko nawe turaza guha umwanya duhe ibitekerezo, ariko hagati aha ngaha watwohereza ubutumwa bugufi kuri izo nimero twakubwiye. Uko namaze kubabwira mu kanya rero kaduhere kuri simwe mu ngaruka umwe mu bahinzi atubwire, ngira ngo ntabwo ari ibintu bishya kuri bamwe muri mwebwe, ariko ni ibintu by'indwara n'ibyonnyi, ni bimwe mu bihombya abahinzi, aho usanga ushobora gutakaza igice kinini cy'umusaruro cyangwa se nko kuri ziriya ndwara z'amavirusi ukaba watakaza umusaruro wose rwose ukaviramwo aho kubera ko indwara zahageze. N'ibyonnyi ni nk'uko aho ushobora gutakaza igice kinini cy'umusaruro ugasanga utakaje nka 50% kubera ko ibyonnyi byageze mu murima wawe, ariko hari n'uburyo
naho biba byaturutse hari n'uburyo ushobora guhangana nabyo. Mbere yuko twinjira muri ubwo n'uburyo bwo gusesengura inkomoko y'izo ndwara n'ibyonnyi, reka twumve zimwe mu ngaruka twasangijwe n'umwe mu bakorana n'abahinzi bahuye n'izo ngorane, bahura n'igihombo nyine kubera ko haje izo ndwara. Hanyuma turaza gukomeza dusesengura ibitera izo ndwara, tuzi gusozereza mu buryo bw'impine uburyo bwo kuzikumira. Nitwa Mukashimwe Pauline, nkaba ndi umucungamutungo wa koperative yitwa Komenya, koperative muhinzi w'imyumbati ya Nyamiyaga, tukaba duhinga imyumbati mu karere ka Kamonyi. Murakoze. Tuguhaye ikaze mu kiganiro hano kuri Radio Huguka. Ni ikiganiro kiri kuba ku bigendanye no guhangana n'ibyonnyi n'indwara mu bihingwa hatabangamiwe ibidukikije. Ese nkawe w'umucungamutungo muri ya koperative y'abahinzi b'imyumbati, ndagira ngo utubwire wowe ukorana n'abahinzi, iyo wumvise ikibazo cy'indwara n'ibyonnyi mu bihingwa, niba ubacungira umutungo ubona iyo haje ibyo byonnyi bigira izihe ngaruka? Ese byigeze bibabaho? Bimeze bite? Ngira ngo udishusho yahariya muri Nyamiyaga abo mukorana bimeze bite? Murakoze. Iyo bavuze indwara n'ibyonnyi mbyumva cyane, kuko ari kimwe mu bintu mu ngorane duhura nazo mu buhinzi zigabanya umusaruro. By'umwihariko mu gihingwa cy'imyumbati, ngira ngo mu mwaka wa 2014 twahuye n'uburwayi budasanzwe bwafashe imyumbati, aho byaduteje igihombo gikomeye ku buryo nta mbuto y'imyumbati n'imwe twari dusigaranye, kuko imyumbati yose yararwaye, umusaruro wose twari twiteze urabura. Ariko kugeza uyu munsi, niyo mpamvu iyo bavuze indwara n'ibyonnyi tubyumva cyane, bitewe n'izo ngaruka turi guhangana nazo z'ubwo burwayi. Mvuze ko mwahuye n'igihombo gikomeye, mwakibaze mute? Mwarakibaze musanga kingana gite mu mibare? Kuko icyo gihe twari twafashe inguzanyo y'ubuhinzi igera muri $97,000,000 zose, twari twaziguzemo imbuto, inyongeramusaruro, amafaranga y'abakozi. Ayo mafaranga yose twarayahombye kuko nta mwumbati n'umwe twigeze dusarura. Ubu uyu munsi tukaba ari nacyo kibazo turi guhura nacyo cyo kwishyura inguzanyo, kuko twayishoye mu buhinzi birangira nta n'umusaruro n'umwe dukize ku isoko kubera indwara yaje, imyumbati yose igapfa. Uwo ni Mukashema Pauline, akaba akorana na koperative Komenya, koperative y'abahinzi b'imyumbati Nyamiyaga. Avuga ati rwose ku bintu by'indwara duhita tubyumva cyane kuko zaducyuje umunyu. Murumva kuguza izo $97,000 ntugire na kimwe usarura, aba ari ikibazo kubera izo ndwara. Hanyuma twaganiriye n'impuguke nk'uko nabibabwiye, ni ikiganiro gisa nkaho ari kirekire iminota 10, ndetse n'abahinzi bagenda badusesengura ibigendanye izo ndwara ziva he koko, ese ziterwa n'iki. Hanyuma turaza no kugaruka twurebera hamwe n'uburyo kuzikumira, ariko tutabyinjiramo cyane kuko tuzagira umwanya wo kubisesengura nanone, kuko uburyo burahari ni bwinshi. Ngo hari uburyo bwinshi bwo guhangana n'ibyonnyi n'indwara, ariko cyane cyane atari guhangana nabyo byageze mu murima, nubwo nabyo bishobora kuza bikagera mu murima ugahangana nabyo, ariko hari n'ubundi buryo ushobora guhangana nabyo bitaragera mu murima wawe, mu myaka yawe. Reka twumve twaganiriye, barimo Kalisa Jean Pierre, akaba ashinzwe ishinzwe ibikorwa by'amavuriro y'ibihingwa mu Rwanda. Turaza kumva Habinshuti Jean Paul, akaba ashinzwe gahunda yo kurwanya indwara mu majyepfo. Turaza kumva kandi Iradukunda Jean Pierre, nawe ni umuhinzi wo mu Ruhango, n'undi muhinzi namwe muduteze amatwi muraza kutubwira namwe uko bimeze. Twibuka kubuza amatungo kwa veterineri, n'ibiraro byacu bihorana isuku. Kugira ngo amatungo ahorane ubuzima bwiza, bityo natwe tubone ifumbire.
gusa ikintu cyagarutsweho ku bigendanye n'ibitera ubwiyongere bw'indwara muri iyi minsi n'ibyonnyi mu bihingwa, bagarutse cyane cyane ku bigendanye n'imihindagurikire y'ikirere. Kumwe habaho guhindagurika kw'ibihe, ibihe by'imvura, ibihe by'izuba bigahinduka, ibyo rero nabyo bigira uruhare mu kwiyongera kw'indwara ndetse n'ibyonnyi mu bihingwa. Reka dufate uyu mwanya uhagije tubumve, ariko namwe muduteze amatwi mushobora kuduha ibitekerezo mutwandikira mukoresha uburyo bwo kutwohereza SMS, kuko tugiye kumva abatumirwa bacu mu buryo burambuye. Ni ibiganiro twagiye tugirana bigufi, ariko nawe ushobora kuduha igitekerezo, uratwohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0788617698 na 0722261768. Kuri mikoro muracyari kumwe nanjye Florentine Mukarubayiza. Reka dufate umwanya twumve izo mpuguke n'abo bahinzi badusesengurira ibigendanye n'inkomoko y'indwara n'ibyonnyi. Barazahirima n'akaboko ku mutwe acaracara ngo aracinjuro mu mahanga. Reka duhe ijambo Bwana Kalisa Jean Pierre, mutubwire ubundi ku bigendanye muri by'ubuhinzi ikibazo cy'indwara mu bihingwa gihagaze gite, mu ishusho rusange. Ikibazo cy'indwara mu bihingwa ni ikibazo gisa nkaho cyagiye gikaza umurego bitewe n'ihindagurika ry'ikirere, ahagiye haboneka indwara nshya, twavuga nka ngungwa idasanzwe, twavuga nanone nkongwa isanzwe nayo yagiye igira ubukana bwinshi muri iyi minsi. Hakaba n'izindi ndwara nka kirabiranya y'ibigori, kirabiranya y'insina. Izo zose ni indwara zagiye zikabya umurego muri ibi bihe bitewe n'ihindagurika ry'igihe, kandi n'imbaraga twashyize mu buhinzi nazo zagiye zituma habaho ko rimwe na rimwe indwara ziyongera uko abantu bongera ubutaka buhingwa, ni nako n'ibyonnyi nabyo bigenda byiyongera, ariko hakaba hariho n'ingamba zigenda zifata. Murakoze cyane. Ndagira ngo duhe ijambo Bwana Irankunda Clement, akaba ari umuhinzi waturutse mu Ruhango. Ndagira ngo utubwire, ese nkamwe b'abahinzi mubona ikibazo cy'indwara giteye gite mu bihingwa? Murakoze cyane. Muri sezo ishize y'ihinga na byonnyi byabayeho cyane. Ikibazo twagize nk'abahinzi ni ibiza. Tubwire muri rusange mu by'ibihingwa bijyanye n'indwara. Indwara ikintu cyadukomye mwokora cyane ni inkongwa idasanzwe mu bigori, ariko abakozi ba RAB bagatanga inama bakaduha n'ubufasha mu miti tugeza kurwanya. Umusaruro twabonye ntago wari ukwiye nko twakubona ngo itazamo. Mu bihingwa muhinga hariya mu Ruhango, aho bihingwa aho hinga ibihe bihingwa? Minga imyumbati, nkahinga ibigori, nkahinga n'ibishyimbo. Umaze kutubwira iby'ibigori, mu bishyimbo bimeze bite, mu myumbati bimeze bite, niba ari ibyo hinga? Imyumbati ube kugenda bizahuka. Ushize twari indwara bita kabore yazahaje imyumbati cyane, ari wacimbuye inzara iba nyinshi cyane, ariko bitewe n'ubushakashatsi na RAB kagihugura abahinzi katwugira n'inama byo kugenda bizahuka rwose. Byabagizeho izihe ngaruka? Imyumbati iri wacu niyo dutunze n'ibishyimbo. Tugiye imyumbati yamaze guhura n'indwara ya kabore isa nk'ayishirope. Umve ko twahuye n'inzara iteye ubwoba. Ubwo ni mu ihe myaka nk'abantu badatuye muri kara gace? Ni badatuye muri kara gace, ni mu myaka 2 itambutse, kuko butuye kujya dutubura. Kandi tubona ko kiza kiri kugenda kiza rwose. Nkawe byakugeze izihe ngaruka? Njye ku giti cyanjye iyo nahingaga nka hegitari, nabaga nzi neza ko nagomba kubura byibuze hagati ya toni 35 na 40, ariko mve ko na toni yavagaho. Ubwo urumva nimba nashyizemo abakozi vango nzakora ibingibi nakoze bije izava muri imyumbati, nzavana umusaruro ngana gutya, yakaza icyo kiza cy'indwara ikabora, simvanemo na toni cyanze bikunze cyane. Turasesengura kuri iki gice cya mbere, tuzagira umwanya wo guhangana n'ibi, tuzagira umwanya wo kubisesengura, kuko umwanya dufite uyu munsi ntago twajya gusesengura bumwe mu buryo wakoresha uhangana n'ibyo byonnyi n'indwara. Ariko abadukurikiye ngira ngo hari ibyo mwumvise bigendanye no bisa naho biba intandaro, kuko ntabwo ari ugushidikanya, kuko abahanga baba bamaze kubibona.
hari intandaro y'izo ndwara, hari ibyo bagiye bavuga ariko nawe hari ibyo uzi. Ndagira ngo muri kano kanya twakire ibitekerezo bike byo baduteze amatwi, hanyuma turagaruka mu kanya tukomeza kuganira no ku bindi bituma indwara ziyongera mu bihingwa, hanyuma tuze no kugira n'icyo tubivugaho, ariko namwe hari icyo mwabivuzeho. Hinga umurima wawe ukurikiza amabwiriza uhabwa n'impugu, zidahwema kutwereka uko bafata amatungo n'ubutaka neza, ngo turwanye isuri ducukura imiringoti duteraho ibyatsi, dutera ubwatsi bwo kugaburira amatungo, dutere setari yatiri busaku mu rubingo, kandi tujye twibuka kubuza amatungo kwa veterineri, n'ibiraro byacu bihorana isuku. Kugira ngo amatungo ahorane mu byo bagarutseho cyane cyane hari ibigendanye n'izo mbuto, ati imbuto zitizewe, ariko bahereye ku bigendanye n'imihindagurikire y'ikirere, ibihe by'imvura n'izuba bigahinduka, ibyo byahinduka bigatuma no ku bihingwa ubwiyongere bw'ibyonnyi n'indwara burushaho kugenda buzamuka. Bavuze kandi ku bigendanye n'imbuto, imbuto zitizewe. Ese muri iki gihe tugezemo aho ibihe bigeze ubu ngubu, hari abamaze gutera bitewe n'akarere cyangwa n'aho bahinga, hari n'abandi bari kwitegura ihinga ryo mu gihe kiri imbere. Ese mutekereza kuri icyo kirere? Ese mutekereza no kuri izo mbuto? Ese izo mbuto zizewe muzazikura he? Mumvise ko ari ku bihingwa byose, kandi mwagiye mwumva ko hari indwara zagiye ziyongera, cyane cyane indwara ziterwa n'amavirusi, indwara ibyonnyi nka nkongwa idasanzwe ndetse na nkongwa isanzwe ikagira ubukana, n'ibindi mwagiye mwumva za kirabiranya zo mu nsina, izi ndwara ziterwa n'amavirusi. Ese muri iki gihe kwitegura ihinga ryo ku muhindo urimo urabitekerezaho iki ku bigendanye n'imbuto? Ese ufite ahantu uzakura imbuto zizewe ku buryo wavuga uti rwose ngewe mu bushobozi bwanjye nk'umuhinzi hari ibyo nzaba nateguye kugira ngo mbashe gukumira indwara n'ibyonnyi? Bavuze kandi ku bigendanye no gusimburanya ibihingwa mu mirima. Kalisa Jean Pierre, uyu akaba ashinzwe ibikorwa by'amavuriro y'ibihingwa mu Rwanda, yavuze ati rwose twebwe hari ahantu tubona none hakeneye imbaraga, kubera ko bamwe mu bakora umwuga w'ubuhinzi uburyo bwo gusimburanya ibihingwa mu murima bitarimo imbaraga zihagije. Ese ahantu uri gutegura umurima wawe, ahantu wakuye ibigori, wakuye ibishyimbo, wakuye amasaka, uzahahinga iki? Ese amategeko yo gusimburanya ibihingwa mu murima urayakurikiza? Kuko ngo iyo bitabaye bityo biba intandaro y'ubwiyongere bw'izo ndwara n'ibyonnyi. Bavuze no ku ibikoresho mukoresha mu mirima yanyu, ngira ngo nk'abahinzi b'urutoki barabyumva cyane uburyo kirabiranya igenda ikwirakwira bigendeye no ku bikoresho abantu bakoresha mu ntoki zabo. Ese ibyo bikoresho ubyitaho ute kugira ngo ukumire iryo kwirakwira ry'indwara, dore ko mu rutoki ni igihingwa kimara imyaka myinshi mu murima, ntabwo ari igihingwa kigendana n'igihembwe runaka ngo uvuge ngo ndasaruye urutoki ngiye kuhatera ibindi, ahubwo hari uburyo utegura urutoki rwawe n'uburyo ugenda urukorera, urukonorera, urwitaho. Ese uburyo urwitaho utekereza no gukumira ibyatuma ruzamo izo ndwara bagiye bavuga zitandukanye? Imana yaremye umuntu imuha gutekereza, mwayiture mwayikorere neza yishakire ikimutunga. Munyarwanda wowe urabyumvute, haguruka ufate isuku uhinge kandi borore kijyambere. Abanyarwanda twarahinze turahinga tuzahinga, Abanyarwanda twaroroye turorora tuzorora. Dufumbire cyane imirima. Mbere yuko twumva undi muhinzi watubwiye ku bigendanye n'ibitera izo ndwara, cyane cyane ku bigendanye n'ubutaka, reka twakire bamwe bari ku murongo turagaruka dukomeza.
radiyo gukaro. Biriwe neza mwaramutse. Mwaramutse. Ni Claude Nyirende Mageragere. Yego Claude. Ibyo by'ubuhinzi mwatugejeho ni byiza nabyishimiye. Yego. Kuko hamwe na hamwe uragenda ugasanga insina zarahumye zimeze nabi kubera izo virusi. Rimwe na rimwe ugahinga imyaka za nkongwa ariko murabidukangurira kujya dutera umuti nk'uko byabigenewe. Kuko rwose iyo uteye umuti urushaho kukazaho umurego ubwo busimba ubugabanya. Ibyo rwose turabikurikiza. Ahubwo igisigaye ni ukureba ngo ese ibyo batubwira tubishyira mu bikorwa. Ubwo ni ikibazo ubaza, ubwo n'abaduteze amatwi barabitekerezaho. Murakoze. Murakoze Claude. Claude ni umukunzi wacu hariya Mageragere, ati usanga rwose izo ndwara zihari, ugasanga insina zimeze nabi, ugasanga harimo no gutera imiti. Ubwo turaza kubisesenguraho tugiye gusoza uburyo guhangana nabyo, kuko byamaze kugaragara ko burya umuti uza ku munota wa nyuma. radiyo gukaro. Waramutse neza? Ibwira duteze amatwi. Yego. nyine twajya dukoresha sawa, turaza kubikomozaho. Umukunzi wacu w'Ikarongi ati mwatubwira imiti twajya dukoresha. Nicyo nari ndimo mvuga ko ubushakashatsi bwagaragaje ko guhangana n'ibi byonnyi n'indwara abantu badakwiriye gutekereza ku muti gusa, hari ibindi turaza kubivuga dusoza, ariko tuzagira n'umwanya wo gusesengura uburyo bushya bwo guhangana n'ibyonnyi, cyane cyane iriya nkongo idasanzwe ugahangana nayo nta muti ukoresheje. Tuzabisesengura ubutaha, ariko uyu munsi turakomoza ku buryo bumwe, uburyo bugera kuri butatu bwo guhangana n'izi ndwara tutabyinjiramo mu mizi, ahubwo turimo turibanda ku bitera izi ndwara. Ese abantu babona ibitera izi ndwara ari ibihe, babikumira bate? Ubwo buryo tekinike tuzabugarukaho ubutaha. tuzi akamaro k'icyayi ku muhinzi no mu bukungu bw'igihugu cyacu. Amahanga akunda icyayi n'ikawa by'u Rwanda. Icyayi gisoromwa kenshi mu mwaka, bigatuma umuhinzi ahorana amafaranga yo kwikenura. Wahangana n'imihindagurikire y'ikirere mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, utera izo mbuto nziza zijyanye n'akarere uherereyemo, ariko ukanakoresha n'izo tekinike zindi cyangwa se ubwo buryo bundi bugufasha gukumira ibyo byonnyi ndetse n'indwara. Reka twumve undi muhinzi twaganiriye nawe adusesengurira ikintu abona gitera izi ndwara koko. We hari ubundi buryo abibonamo. Abandi bavuze ku bigendanye n'imihingire, gusimburanya ibihingwa, ibikoresho, imbuto zitujuje ubuziranenge. We nawe hari kundi kuntu abibona. Nitwa Biziyaremye Jean d'Amour. Ibintu by'ibyonnyi mu myaka biterwa nuko haba hagiyemo ubusharire nko mu butaka, nko mu gihe abantu bagahinga ubutaka ariko burwaye. Niyo mpamvu rero abahinzi umuntu aba bakangurira kugira ngo mbere uko bahinga imbuto zabo baba bagomba kumenya niba ubutaka bahingamo burwaye, kuko ushobora guhinga imyaka ku butaka burwaye ntubone umusaruro, ukaba wakwitwaza ko yenda ari za fumbire bashyiramo zitameze neza, ari ukuhingira ku burwayi bw'ubwo butaka. Niyo mpamvu rero abahinzi bagomba kumenya ko mbere yo guhinga amenya ahantu ahinga niba kuko umurima we utarwaye. Ni radiyo gukakomeje gutega amatwi ku 105.9 FM. Uyu Biziyaremye Jean d'Amour we avuze ku bigendanye
n'uburwayi ubusi ubutaka burwaye bwo uwo muhinzi arabuvura mu buhe buryo? Ese mwe muduteze amatwi niba koko indwara zikomoka mu butaka icyo mwakivuza iki? Tuzagira umwanya wo kubisesengura ariko twakibajije impuguke ni Kalisa Jean Pierre ko twaganiriye turi kumwe n'iyo mpuguke adusobanuriye niba koko ubutaka hari aho buhurira n'indwara z'ibihingwa. Ubwo tuzagira umwanya wo gucukumbura turebe imivurire y'ubutaka kugira ngo imyaka ihinzweho itarwara ndetse ibashe gutanga uwo musaruro. Kalisa we noneho turi kuvuga ku ndwara z'ibihingwa, we azanye ibigendanye n'ubutaka. Ese ubutaka koko nibyo ubutaka burwaye n'ibihingwa birarwara? Indwara z'ubutaka aho zihuriye n'indwara z'ibihingwa, ndagira ngo ibyo bintu bihuze. Okay, hari icyo navugaho. Cyambere nuko hari indwara zitinda mu butaka. Ni ukuvuga ngo niba mu murima harimo uburwayi bagasarura, icyo gihe indwara zigatinda mu butaka. Twavuga nk'udukoko bita nematode, ni udukoko dutinda mu butaka, bisaba ngo habeho gusimburanya ibihingwa mu gihe runaka, habeho gutegura umurima neza. Hari n'izindi ndwara ziterwa n'uduhumyo nazo zitinda mu butaka, nicyo gituma muzumva rimwe na rimwe tuvuga ngo simburanya ibihingwa, iki gihingwa ntikizagarukeho hatarashira sezo ibihembwe bibiri by'ihingwa cyangwa kimwe. Ibyo bibaho nabyo. Hakabaho ikindi cya kabiri twavuga, hari igihe abantu bitiranya uburwayi n'ubukene bw'ubutaka. Hakaba hari igihingwa cyamera ahantu kikabura imyunyu imwe n'imwe, cyangwa se hakaba harimo ubusharire bigatuma imyunyu imwe n'imwe itabasha gukururwa n'igihingwa. Icyo gihe igihingwa kikahisha, kikagira amabara, kikagira imirongo, abantu bakagira ngo cyarwaye, ariko atari indwara, ahubwo ari ibyo twakwita ko cyagize ubukene mu myunyu igomba gutunga igihingwa. Ba ijambo urumva niba ubutaka bufite ubusharire ya myaka izagwingira, ntabwo izakura neza. Niyo mpamvu ishwagara ijyamo kugira ngo ikuremo bwa busharire, ya myaka ikure neza nta kibazo, itanga umusaruro. Ni radiyo guka uteze amatwi ku 105.9 FM. Tugenda tusatira umusozo w'iki kiganiro twibanze ku gusesengura ibitera indwara, ndetse namwe muduteze amatwi abahinzi n'aborozi mutekereza uburyo bwo gukoresha kugira ngo mukumire hakiri kare, atari ko imyaka yamaze kugera mu murima, ahubwo hari uko munawe wakumiriye hakiri kare. Aribyo bagiye bakomozaho kuri iki dusorejeho, bavuze ku bigeneye n'ubutaka, uburwayi bw'ubutaka. Uburwayi bw'ubutaka ashobora kuba harimo izo za mikorobe z'uduhumyo cyangwa se za nematode, cyangwa harimo n'ubukene. Ubukene bugatuma imyaka igwingira, ukaba wagira ngo ni indi ndwara, naho ubutaka burakennye cyangwa se burashaririye. Yavuze ubukene bw'ubutaka n'imyunyu idahagije nk'uko mwabyumvise, naho ubusharire ni kwa kundi ubutaka buba bufite ukuntu niyo myunyu irimo itabasha gukoreshwa n'ibihingwa. Tugana ku musozo, nabwiye ko tuzafata umwanya tugasesengura uburyo bumwe bukoreshwa mu guhangana n'ibyonnyi bwitwa push pull. Tuzafata umwanya wo kubuganiraho muri iyi minsi iri imbere. Ntuzacikwe n'ikiganiro Huguka kugira ngo turebere hamwe ese ubwo buryo bwakoreshwa bute n'uburyo budakoreshwa imiti. Nubwo imiti ngo yiyambazwa, ariko mu rwego rwo guhangana n'ibyonnyi hari n'ibindi bintu bikoreshwa cyangwa se za tekinike nshyashya, ariko gukoresha izo mbuto zijyanye n'ikirere uherereyemo, uko kumenya amabwiriza y'ubuhinzi ndetse no kumenya ibyo byose bigezweho byakoreshwa mu guhangana n'ibyonnyi n'indwara, n'imyanzuro wafata mu guhangana n'imihindagurikire y'igihe n'ikirere, hanyuma n'ibindi byagufasha kubona umusaruro. Kubuza amatungo kwa veterineri n'ibiraro byacu bihorana isuku. Mbere ko dusoza, reka twongere duhe ubutumwa abahinzi bavoka n'imyembe, cyane cyane abaherutse gutera ingemwe bo mu turere twa Bugesera, Rwamagana, Nyanza, Huye na Rusizi. Bakaba basabwa kubungabunga ingemwe zatewe
bita kuri ibi bikurikira: kwihutira gukuraho agasashe kakoreshejwe mu gihe cyo kuzibangurira niba mutarabikora, kuzitira kugira ngo zitaribwa n'ibisimba cyangwa zikonwa n'amatungo, kubagarira neza ibiti byatewe, kubisasira no kubivomerera mu gihe cy'izuba ryinshi. Ku ngemwe zimaze umwaka zitewe ni ngombwa kuzikata umutwe ndetse n'udutwe tw'amashami kugira ngo zishibuke amashami menshi ariyo azatanga ururabo rutanga umusaruro, ari gufumbira ku giti kugira ngo kitabura intungagihingwa bityo kigakura neza, kuzisura kenshi kugira ngo mumenye ubuzima bwazo. Kurwanya udusimba twa perisimiti twadutse muri iyi minsi tunyunyuza amababi ya avoka agahinduka umuhondo cyangwa kuma, akaba ari ngombwa gukoresha ibikoresho bisukuye mu kwirinda gukwirakwiza iyi ndwara, kuvanaho amababi yamaze kurwara no kwegera aba agronome babegereye bakabafasha. Ubutumwa ni ubw'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere yoherezwa mu mahanga ry'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi NAEB binyuze mu mushinga PSAC. Reka dusoreze ku buryo bugera kuri butatu bukoreshwa, tuzafata umwanya wo gusesenguraho ubwo buryo, tukazabusesengura mu buryo bucukumbuye ku buryo wowe muhinzi uduteza amatwi ushobora kubikoresha cyangwa se ugasobanuza n'impuguke zikwegereye, ugakoresha ubwo buryo ugakumira izo ndwara zangiza umusaruro mu buryo bufatika, cyane cyane iyo zageze mu bihingwa ntihafatwe ingamba zikomeye zo guhangana nazo. Reka dusome ibitekerezo by'abatwandikiye. Uyu ati mwaramutse ni Amani Wirongi, ati nibyo koko nk'uko bamwe muri bariya mwaganiriye bagiye babivuga, ukunze gusanga hari ibyonnyi byinshi bigiye bitandukanye byibasira ibihingwa. Ibyo byonnyi twavuga nka nkongwa ikunze kwibasira ibigori n'ibindi byonnyi bitandukanye. Navuga rero nko ku ruhande rw'abahinzi icyagakwiye gukorwa ni ugutegura umushinga w'ubuhinzi bakabijyanisha no gushaka uburyo ki bazabona n'imiti yo kuzifashisha mu guhangana na bya byonnyi byibasira bya bihingwa bitandukanye, no gukorana na ba RAB. Rero byaba byiza kuko baba bafite inama nyinshi zitandukanye zizabafasha muri ibyo bikorwa by'ubuhinzi bitandukanye. Turagushimiye Amani ku bitekerezo byiza uduhaye rwose. Reka duhinira ahangaha, reka dushimire abo bose twaganiriye, dushimire mwebwe mwaduhaye ibitekerezo muri hirya no hino, tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Nge na Florentine Mukarubayiza, Imana ikomeze kubarinda. igihe cyazo agatera imyaka mu butaka bwiza no mu turere tuberanye nayo, agatera avanga imyaka ku buryo bw'ingirakamaro. Genda shaka rwose kugura inzungu by'ukuri tubonye urukwavu rubyara inka. Ibihe byarahindutse ntabwo ari nka cyagiye. Ikintu nabwira abatekinisiye bajya badukorera inyigo gihingwa gikwira. Mu rwego rw'ubushakashatsi ho birumvikana tugendera ku bipimo byafashwe. Ahantu hakongerwa imbaraga ni ukubwira ko umuturage wari we wese agomba kumenya amakuru, akamenya uko ikirere cye gihagaze kugira ngo abashe gutoranya imbuto noneho ashingiye uko igihembwe kimwereka niba imvura arimo cyangwa se niba ari nyinshi. Kandi kabazo nari mfite nta miti ishobora kuboneka yo gutera mu mizinga. Icyo nakwirata iyo mubwira ngo insina hano yarahirimaga kubera ari rwona nta fumbire. Urashaka kuba umuhinzi mworozi w'umwuga? Urashaka kuganira n'impuguke muri uwo mwuga? Urashaka kumenya ibiri kuvugwa n'udushya mu buhinzi n'ubworozi? Kurikira ikiganiro Huguka. Ikiganiro Huguka mugikurikira buri wa mbere na buri wa gatatu guhera saa 3 kugeza saa 4 za mu gitondo, kigasubiramo buri wa gatandatu guhera saa 2 za mu gitondo. Nimucikwe.